Samweli ngo ahita afata ihembe ry'amavuta arayapfundura ngo ayapfundure ngo ayamusukiraho ku murongo wa 13. Biravuze ngo Samweli aherako yende ihembe ry'amavuta ngo ayamusukiraho imbere y'abakuru be ngo yereye umwuka w'Iteka kageza kuri Dawidi cyane. Bibiri iravuga ngo nuko Samweli arahaguruka asubira ndagira ngo nkubwire Imana igusukeho amavuta, abarozi bareba Imana igusukeho amavuta, abakurwanya bareba Imana igusukeho amavuta, mu muryango washatsemo Imana igusukeho amavuta, hahandi wasebeye Imana yagusukireho amavuta, mubyeyi akira amavuta, mugabo akira amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Ndayakiriye nanjye. Haleluya. Muraoneza abakurikiye Imana TV, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nongeye kugaruka imbere ya kamera. Hanyuma nitwa Bosco ayabagabo nkuko mubimenyereye, banzi ku izina rya Biratogota. Rero ndabashimiye mu izina rya Yesu, mwebwe mukomeje kudukurikirana umunsi ku munsi, tubasabira n'umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ubabeho. Hanyuma nje kubabwira ijambo ry'Imana uyu munsi Imana yampaye kugira ngo mbaganirize. Turarisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, ni bice 16 umurongo no wa 6. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 16 umurongo wa 6. Hanyuma turi busimbuke dusome mu bice 17 n'umurongo wa 45 n'uwa 46. Havuze ngo iki? Haravuze ngo nuko basohoyaho yitegereza Eliyabu aribwira ati nukuri uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Hanyuma dusome no mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 17 umurongo wa 45 n'uwa 46. Haravuze ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati waneranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko nge nguteye mu izina ry'Uwiteka nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza mwice nguci igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko mu Isiraheli harimo Imana. Amen, amen, amen. Ndiri jambo Imana ishyize ku mutima wanjye, tugiye kuganira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bibiliya iravuze ngo nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aribwira ati nukuri nguyu Uwiteka yimikisha amavuta imbere ye. Hanyuma iri jambo usomye uhereye ku murongo wa mbere tuhasanga inkuru z'abagabo batatu. Bibiliya ivuga umugabo bita Samweli. Uyu Samweli yari umuhanuzi. Hanyuma Bibiliya itubwira n'umugabo bita Sawuli. Hanyuma uyu Sawuli, Bibiliya uhereye ku murongo wa mbere tuhasanga n'umugabo bita Yesayi. Uyu Yesayi amateka avuga ko yabyaye abana 7. Hanyuma umwana wa 7 rero niwe turi butindeho tuvuga ariwe Dawidi. Bibiliya ivuga ko uyu mwana yari umwana w'umuhererezi, ariko nanone icyitonderwa ngo yari umusore w'uburanga bwiza. Hanyuma ni mu nyumvereza iyo dusomye dusanga uyu Sawuli niwe wayoboraga iki gihugu cya Isiraheli. Ndi kwihutisha hanyuma kugira ngo dusengane muri iri jambo mu izina rya Yesu. Nje kukubwira ngo Imana igiye kukugabiza abafilisitiya bawe. Aba bafilisitiya sinzi aho baherereye, ariko we ku giti cyawe urahazi. Imana rero irantumye ngo nze mubwire ngo Imana ikugabije abafilisitiya. Akira imbaraga zikugabiza abafilisitiya bari bakugose mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo uyu mugabo Sawuli yaramaze imyaka myinshi ku ngoma, ariko muri iyo myaka myinshi yayoboye Imana yamumenyemo imyaka 2 yonyine. Hanyuma rero Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo uyu mugabo Sawuli igihe yaramaze kwirara ari mu bintu byinshi bidahesheje Imana icyubahiro, nibwo Imana yaje isanga umugabo bita Samweli, iramubwira ngo Samweli, fata ihembe ryawe uryuzuza amavuta uzamuka i Betelehemu. Haleluya! Ku mugabo witwa Yesayi,
kuko njye Uwiteka niboneye umutima wanjye wishimira. Ugenda umunsukiraho amavuta umwimike aba umwami w'Abayisiraheli. Ndashaka kwihutisha ibi bintu ariko munyemerere munyumve mwebwe mukurikiranye Impuhwe z'Imana TV. Hanyuma Bibiliya ivuga iki? Bibiliya mbibutse ivuga ko uyu mugabo Sawuli yari yarimikishijwe amavuta, ariko amavuta yari yarimikishijwe ni amavuta yo mu rwabya. Ariko uyu Dawidi uhamagawe mu bihe bigoye yibereye mu ishyamba, nta makuru afite, Imana itegeka umuhanuzi iramubwira ngo genda ufate ihembe ryawe uryuzuza amavuta. Reka nkubwire, hari amavuta Imana igiye kugusukiraho imbere y'abakwanga, imbere y'abakurwanya, imbere y'abagusenyera, imbere y'abatakwifuriza ibyiza. Imana igiye kuhagusukiraho amavuta mu izina rya Yesu. Mu gihugu uherereyemo icyo ari cyo cyose, akira amavuta mu izina rya Yesu. 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 Aya mavuta kwinjize mu kazi, aya mavuta akenyuruza abantu, aya mavuta ahindura ubuzima bwa, aya mavuta etopene sire drop yo mu ihembe. Hari ibintu agiye kurema, hari intebe agiye kukwicazaho, hari ijambo agiye kuguha, hari agaciro agiye kuguha. Akira aya mavuta, akira aya mavuta mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo igihe uyu mugabo Samweli yarazamutse agiye, Bibiliya mu ijambo dusomye iravuze ngo ageze yo kwa Yesayi ngo ahura n'umugabo witwa Eliyabu. Eliyabu ngo amurebye igihagararo, amurebye uburanga, arebye amanyenyeri yambaye, imamwitegereje aho agenda, ngo aribwira mu mutima, aravuga ngo nguyu Uwiteka yimikisha amavuta imbere ya Mana itareba uburanga, ya yindi itareba igihagararo, ya yindi itareba umuntu avuka, ya yindi itareba. Haleluya. Ihita izibwira Samweli, iramubwira ngo Samweli, mwebwe nk'abana b'abantu mureba ubwiza bugaragara, ariko njye Uwiteka ndeba mu mutima. Dushimiye Imana ireba mu mutima, dushimiye Imana ikurikirana ijambo yavuze. Haleluya. Ndafashijwe. Yiza kureba ku buranga njyewe kwa Munyampeta, nagomba ndi hano imbere ya kamera. Yiza kureba ku mafaranga nari butakare, yiza kureba ku burebure n'ubu bugufi mfite naho nari gukwirwa, ariko ni Imana itareba uburanga, nireba igihagararo, nireba aho umuntu avuka, iyo tuzayikorera. Yiza kureba ku bindi n'ubujura nari mfite, nagomba ni kuyivuga. Haleluya. Izina ry'Imana rihimbazwe. Izina nambaye dutahi. Mana utareba uburanga, ntureba igihagararo, ntureba aho umuntu avuka, nzajya ngukorera. Ye baba we mayibo hepfo hakimisagara. None umukozi w'Imana Profete, Mana itareba uburanga, ntureba igihagararo, nureba aho umuntu avuka, nzajya ngukorera. Kwa Munyampeta mu bigirwamana, uburanga, ntureba igihagararo, nureba aho umuntu avuka, nzajya ngukorera. Gana ubundi ni wowe Mana we. Bibiliya iravuga ngo ihita imubwira ngo Samweli, mwebwe nk'abana b'abantu mureba ubwiza bugaragara, ariko njyewe Uwiteka ndeba mu mutima. Dushimiye Imana ireba mu mutima, nirebera ku mafaranga, nirebera buranga, nirebera ku mashuri. Imana dukorera ni Imana irinda ijambo, ikarinda n'umuntu yaribwiye kugeza risohoye mu izina rya Yesu. Ndagira ngo Imana gusuke handi mavuta, Imana ikwagurira imbago, Imana ikugirire neza. Wakira andi mavuta wa mugabo we, wakira andi mavuta wa mubyeyi we, wakira andi mavuta mukobwa. Imana aya mavuta igushizeho arazana n'ay'igikundiro. Aya mavuta Imana igushizeho uraza kurambagizwa rwose. Akira andi mavuta mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo haleluya. Aragenda ngo agere
kwa Yesayi mu rugo. Haleluya. Birava ngo yari yajyanye inyana y'ishashi, yaragiye kuyikoza iki? Yaragiye gutamba igitambo cy'Uwiteka. Ngo agereyo asanga abana ba Yesayi bose barahari, barateranye. Reka manura ubu buhanuzi, wowe unkurikiranye uri muri Amerika, wowe unkurikiranye uri mu Rwanda, wowe unkurikiranye byagucanze, hari amavuta Imana igushyizeho, abantu batabyemera, abantu bagusebya bari mu magambo yabo. Akira andi mavuta mu izina rya Yesu. Izina ry'Imana rihimbazwe, izina ry'Imana rishimwe. Haleluya. Ngo aragenda, agezeyo, Bibiliya iravangwa asana igicaniro, ngo ahita ahamagara abahungu ba Yesayi. Haleluya. Aba bahungu bahamagawe bagiye gutoranyamo umwami, kandi umwami ntari muri aba ngaba. Umwami Imana yamwizigamye ahantu mu ishyamba, arimo ararwana n'amadubu, arimo arakora amasengesho, arimo ariyiriza, arimo ararwana n'intare. Yarwana n'intare, Imana ikavuga ngo ni wowe mbonye unejeje, ni wowe mbonye. Izina ry'Imana rishimwe. Ngo agezeyo, Samweli ngo afata ihembe ry'amavuta, ngo apfundure ajya gusuka kuri Shamu. Bibiliya iravuga ngo umwuka w'Iteka aramugaye. Hari abantu umwuka yagaye, hari abantu umwuka yagaye, barimo barinywera ibyuma, bibereye muri za konyari, bari abahanuzi. Umwuka yarabagaye. Ba Dawidi bari mu ishyamba barimo barasenga. Iki ni igihe cyo gusukwaho amavuta, bakimikwa, bakababa mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma ngo umwuka aramugaya. Bibiliya iravuga ngo aragenda, ngo agere kuri Aminadabu, nabwo ngo afate ihembe ry'amavuta agiye kuyamusukaho. Umwuka uramubwira ngo reka da, n'uwo si uwo. Hanyuma ngo abana ba Yesayi bose bararangira. Ngo barangiye, kumbi mu gikoni aho bari batetse n'ibyo kurya biba birahiye. Reka nkubwire impamvu utinze mu butayu, impamvu utinze mu kibazo, impamvu utinze mu kigeragezo. Mu gikoni byari bitara, ubwo bihiye abantu bagiye kukubona, ubwo byahiye ugiye guhamagarwa, ubwo byahiye bagiye kugutumaho, ubwo tera. Haleluya. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya. Tayi Imana ndayumvisha mu izina rya Yesu. Tumaho mu izina rya Yesu, hamagarwa mu izina rya Yesu. Hari igitangaza Imana igiye kugutunguza, hari igitangaza Imana igiye kurema, hari igitangaza Imana igiye gukora hagati y'aba Eliya, hagati y'aba Aminadabu. Imana igiye kuguheramo ijambo, Imana igiye kugutunganyiriza ameza mu maso yabo mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo bimare gushya babishyira ku meza. Ngo bigere ku meza babwira Samweli, baramubwira ngo Samweli, kwimika byo ntabwo ukimitse, ariko twahashye ibiryo byacu byiza, none birahiye, dusabira umugisha twirire. Samweli ngo ajye yagurutsa isengesho, agisenga. Mwuka w'Iteka uhita umuzaho, uramubwira ngo mbarize Yesayi niba abana be bose babaraba etandosi de binima. Samweli abagiye mu mavuta, abaza Yesayi, aramaza ngo mbe Yesayi, abana bawe bose ni abangaba? Undi aramubwira ngo hoya, mfite akandi kana k'agahererezi ariko karagiye intama. Reka mbabwire, uyu ntago yari umwana, bavuze ko ari akana karagiye intama. Mana, kandi uwo ni se urimo uramusobanura uko. Dawidi yaziraga iki? Nari nkarenze n'akababwiye, yaziraga akavuka ku wundi mugore. Samweli, mwuka w'Iteka muzaramubaza ngo mumbarize niba abana be bose babara. Aramubwira ngo mfite akandi kana k'agahererezi karagiye intama. Ntiyarekera aho ngaho kuvuga akana, ahubwo ahita anamutaka uko atari. Aramubwira ngo karagiye intama epfo yo mu ishyamba.
karanuka urutamatama. Mu yandi magambo ntago kaza mu kirori, mu yandi magambo ntago kageraha. Kubera iki? No mu bakoteje ntago arimo, no mu bo twahamagaje uyu mwana ntarimo. Ndagira ngo nkubwire, akira amavuta aguhagurutsa waru, akira amavuta ahindura ubuzima bwa, akira amavuta akwicaza ku yindi ntebe, akira amavuta atumushingirwa muri uyu mwaka, akira amavuta aguhuza n'amafaranga, akira amavuta aboneke kuri diporome, akira amavuta aboneke ku bana bawe bazana ubwenge bwiza mu izina rya Yesu. Izina ry'Imana rishimwe. Ndavugana nawe uri mu Rwanda, ndavugana nawe uri yongiye Burayi, ndavugana nawe uri ku mugabane wa Aziya. Kira amavuta aguhagurutse mu bushomeri, kira amavuta aguhagurutse mu burwayi mu izina rya Yesu. Nguyu Dawidi araje ngo ahagere ku murongo wa 12. Ahageze umwuka w'Uwiteka ahita yongera amanuka kuri Samweli, aramubwira ngo nguwo uwo nitoranyirije kuba umwami w'Abayisiraheli, munsukiraho amavuta umwimike aba umwami w'Abayisiraheli. Imana ikwimike abakurwanya bahari, Imana ikuzamure abakurwanya bahari, Imana ikubakira urugo abarusenya bahari. Imana ndafashijwe wowe tuvuga ngo amena. Imana y'imbaraga ihindura amateka, Imana y'imbaraga igarura umugabo wawe. Akira amavuta, amavuta y'ubwiza, akira amavuta guhesha agaciro mu izina rya Yesu. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya. Urakoze Yesu, urakoze Nyiribihe. Imana igusukeho amavuta, Imana igusukeho amavuta. Akira amavuta mashyashya, amavuta y'ijambo, mavuta yo gukora bigakunda. Aya mavuta yasuka muri business yawe mu izina rya Yesu. Abakiriya binjire, abakiriya binjire, abakiriya binjire. Aya mavuta aboneke ku byawe n'aba. Aya mavuta yacakire, yacakire, yacakire mu izina rya Yesu. Bibiri ivuga iki? Uwo mwana Samweli ngo ahita afata ihembe ry'amavuta, arayapfundura, ngo ayapfundure, ngo ayamusukiraho ku murongo wa 13. Biravuze ngo Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta, ngo ayamusukiraho imbere y'abakuru be, ngo yererwe umwuka w'Uwiteka kageza kuri Dawidi cyane. Bibiri iravuga ngo nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Ndagira ngo nkubwire, Imana igusukeho amavuta abarozi bareba, Imana igusukeho amavuta abakurwanya bareba, Imana igusukeho amavuta mu muryango washatsemo, Imana igusukeho amavuta hahandi wasebeye, Imana yagusukiraho amavuta. Mubyeyi akira amavuta, mugabo akira amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Ndayakiriye nanjye. Haleluya. Dawidi amaze gusuka aya mavuta, atitaye ko bakuru be bahari, atitaye ko abamurwanyije bahari, atitaye ko abamusenyeye bahari, atitaye ko alabone sitope, atitaye ko abamwohereje mu ishyamba bahari, ahita ashimira Imana. Mu magambo dusanga muri Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Aravuga ngo njyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, aravuga ngo njyana iruhande rw'amazi adasuma, aravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwa, ngo anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe tandisa boneta cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ikimbano ngari yawe aribyo bimumuriza. Hageze ku murongo wa 5 aravuga ngo ntunganyirije ameza mu maso y'abanzi banjye, aravuga ngo tutse amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kiraseseka. Imana igusukeho amavuta, igikombe cyawe gisesekare, gisesekarire mu mudugudu tuyemo, gisesekarire mu gihugu tuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Dusengane. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ifite ubutwari, uri Imana ifite ubushobozi. Twakiriye amavuta, twakiriye amavuta, amavuta dukiza, amavuta duhindura amate, amavuta twagura, amavuta twuriza indege, amavuta era kosi boneta, amavuta y'ijambo, amavuta y'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Ndasengera umuntu wese umurikiranye hano ku Muheza Imana TV. Imana imugirire neza, Imana imusukaho amavuta, Imana imwagure, Imana imutunganyiriza ameza, abanzi bahari atopesi kwita. Urakoze Yesu, urakoze kubyumvisha, urakoze kugiye kubikora. Icyubahiro ni cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, amen. Umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana bibane namwe
kandi imbaraga z'Imana zibabeho, ibatunganyiriza ameza, abanzi bahari ibasuke ahandi mu mavuta mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze kubyumvisha kandi ugiye kubikora none n'iteka ryose. Amen, amen, amen. Umugisha w'Imana ubabeho mu izina rya Yesu. Amen.